Dani twumvikane ntuze kandi kunshyushya mu mutwe mu icyayi mugende ku kazi. Don't me ask such a question right now. Mujye mu kazi ibindi muraza kubimbaza mugarutse. Ako mami kuki buri gihe iyo tuzamuye iyo topic uhita utubwira nawe ukanga kubidusobanurira neza. Mami until when? Kuba tukubaza amakuru ya papa wacu ni papa wacu. Gift nababwiye ngo ibyo bintu mukabimbaze mujya mu kazi. Umurimo muri stress umugiye kuva hano ngo ibibazo ngo daddy mami mujye mu kazi. Anyway. Mami until when? Kukubaza amakuru ya papa wacu n'uburenganzira bwacu urabizi. So think about it. We want to know the truth, okay? So dear. Okay. Nani cyane ndashaka. Okay, yiri musi mwiza shushu. Let's go. Sawa mami, ubwo nakundi. Wakerewe bino bakubona. Mama yanjye. Abana ibihe byose barambaza urupfu kwa se. Si ubu ibintu nzabisha mu gihe ryari mana yagasana. Buri gitondo buri saha banambaza iri banga ko rikomeye uzaribabwira ryari. Ariko se ubundi nzahera hehe? Ese nzageza ryari? Kari hahandi. Yewe wazashaka umwanya nkabaganiriza. Yes sister twanakerewe wangu. Ariko se mubwire niyo yegende ikibazo. Iteka mama why mubaza ikibazo cya papa wacu ntatubwire. Kabati yambitse neza toka. Tatwaje bitayo. Baruza kuvoma kare kurabu. Yica none ntabwo nitaye. Ari ibintu byamutinda gusa buri munsi ntabwo wasanga ari nayo mpamvu mami yanga kuvuga. Tambuka mama.
sister warangije tugende se. Oh, morning. Tugende ku kazi twakerewe. Tugende urebe Kadogo mu gikoni niba yarangije kugira ibyo akora. Tugende twihuta twakerewe. Ya, reka ndiri mbanza fata no kuri kacyayi. Sister twakerewe. Yes bro. Ese wagenda nta kintu na kimwe ufashe? Wandika mu cyayi. Twakerewe. Basi nywa amazi. Nzana amazi basi, sibyo? Bro, aya mazi ndavuze nyungu ya mwana maji. Nubwo ariko kubona amazi. Sharega akazi kakeshi. Cyane nifate kacyayi rero. Rero gerageza umucyayi vuba vuba tugende tugere kuri office. Kuko hari akazi kenshi mfite kuri office ndashaka kuvugana na manager nkavugana n'uriya mu IT. Kuko hari ibintu ushaka kubashinga bijyanye na biriya birombe. Yego. Urabizi ibyo dufite muri Tanzania dufite na Uganda. Bashobora kuzatuvangira amabuye. Hari amabuye avaragi kagati. Amatimba akashyira hano Sofia. Bashobora kuzayavanga ugasanga ntabwo amagarama ntabwo ugenda neza. Ibyo uvuga ni ukuri. Ya. Kuko maze igihe mpugiye muri Tanzania ariko ntago nari mperutse kubitekerezaho ibyo bintu cy'icyo mbwiye ndibuze kukivuganaho na manager. Ndamutumayo nawe kandi nawe uze kumfasha. Muri ino minsi ndajagaraye kubera ko ndashaka kujya Zanzibar. Hari abashoramari bandi nabonye tugomba kujya twoherezayo amabuye. Kugira ngo bayapakire bayajyane bajye kuyatunganya. Ndumva ari byiza kuko aya mabuye urabona ko araremereye cyane. Ntabwo dushobora ngo tuyavange. Niba babonye n'abandi bashoramari bisaba ngo tube maso. Manager umuvugishe aziko nkorenga mpore nawe tugiye gusura turebe ko bimeze. Ndaguha raporo. Bro, ya ndumva ari sawa noneho business zirimo ziragenda zizamuka. Icyo niyemeje no gukorera amafaranga ni haba aho data tigeza. Urumva? Kabisa. Kuko ndashaka gukora cyane. Urumva niba ufite abashoramari tugomba kugira kuzamuka. Ariko tuvuze ibyo bintu nibuka urupfu rwa papa. Bihora binjya ahantu. Reka tubyihorere njya mu kazi. Turi buze kubivugaho mvuye mu kazi, sibyo? Ubitekerezaho cyane. Sorry kabisa. Ntukajye ubitekereza uri mu muhanda. Tuzavuga. Reka mwerekeze ubwo urabwira manager mumagare. Sawa. Okay. Kwanga icyo mu rugo time uzagiye ndashaka kujya mu kazi nakerera. Ngaho genda ububwira umukozi icyo akora. Sawa, enjoy your job. Yeah. Injira. Oswald mushaka. Injira injira. Umeze gute se? Tumeze neza kiritsemo. Natwe twari tumeze neza. Hanyuma se muragenzwa n'iki? Hari umuntu bari dufite batubwiye yuko kampani yanyu ikora mu buryo bugendanye n'amabuye y'agaciro. So hari umuntu wifuzaga kugirana namwe contracting
Oh, nta kibazo. Kuva ari wowe yohereje byakunze buriya byakemutse. Really? Yes. Okay. Kuko buriya ntacyo nakwima wowe. Wangezeho ntacyo nakwima kuko najyaga nza hari iwanyu. Ukazi? Yes, njya nkunda kwaza na boss wawe buriya turaziranye. Nakubona byo. Anazaga nibwo. Nakubona. Ariko ntakubona nkabura ukuntu nakuvugisha. Ntabwo nakujya umukobwa mwiza nkawe. Abakobwa beza se ntibavugisha abantu. Ariko burya ikintu kiba gikaze kimwe kujya kubwirwa hari umuntu ugera imbere ukamutinya bitewe n'impamvu. Nta mpamvu yo gutinya umuntu, abantu bose ni bamwe. Okay. Ese icyifuzo nari maranye iminsi. Icyifuzo wari ufite ni ikihe? Icyifuzo nari mfite se ni icyifuzo kigoye gikomeye. Kimeze gute se? Kingoye ku mutima. Nari maze iminsi bitekereza ashaka aho nahera ngo mpure nawe nyikubwire. Nkabona ntiturabonana ntabwo tuziranye ariko maze iminsi. Se ko waza ukaza ukambona icyo utamvugishaga ukambwira. Iyi niyo yari isaha. Mbwira nta kibazo ko cyagenze rwose. Sinzi uko nabikubwira. Rero hari ukuntu iyo ugenda ukandagira ugahamya mu mutima wanjye waseka ibineza neza bikuzura umutima wanjye. Noneho nakureba ugenda agira ngo uransize ariko nagira ngo nkubwire ko waba icyuzuzo cy'umutima wanjye, ukaba umugore w'urugo rwanjye, ukaba umwiza uzira amakemwa, ukaba umwamikazi w'iyi kampani yanjye. Ndashaka ko wambera umugore. Naragukunze nubwo ntabikubwiye kuko ntabona uko mbikubwira, ariko nagira ngo nkubwire ko ngukunda. Nukuri ndashaka kugira icyo ubimbwiraho, urabura uri umutima wanjye. Sibyo mwiza useka ukazira imbereka. Urakoze ku magambo meza ngiyi. Ntabwo nari nakakubonye n'ubwa mbere mubonye, ariko kubw'icyifuzo cyawe ngiye nabitekerezaho nzagusubiza nta kibazo. Nibyo ntabwo nakwima igihe, ariko ni ukuri uzambabarira umutima wanjye wongere kugira ibyishimo, wongere guseka merewe neza. Ndagusubiza nta kibazo. Urakoze cyane. Naho ubundi tudatandukiriye ibya kampani nari ndi kuvuga ibyanjye, ariko agataha urakoze. Nzi ko icyifuzo cyanjye uzagisubiza neza, hanyuma mwemerewe kandi namwe murakoze. Mugende amahoro, ariko hanze ugende ubwira umushoferi agusubize iyo nta kibazo. Nta kibazo, nanjye mfite imodoka hariya na kayitare. Okay, merci. Ça. Okay. Have a good day. Okay. Mana we. How is your day, brother? I'm good, bro. I'm okay, sir. Nah, you know my boss, right? Bisa abana banjye Mami. wow wow. How are you? Fine, thank you. Sama mikombo sawa nini cyane. Uri utese. Abo nana bibonye kuva kare iki gikorwa sinza cyari You can't expect. Apana. Tell me, my daughter, urishimye kuko ukuntu wavuye hano. Dani, ndabona sister wawe arishimye. oya muri no mesi Abazara agasore karimo kamusho Ushamiriwe neza. Nari mbategereje. ariko turi bikeje nako Ariko nawe ugera nuza. aza mama watetse Ego, natetse. Ariko gift abanza mbwire. Ndabona No, you talk to your daughter. No way. ibyishimo byinshi
se mbwira byagenze gute kazi se mami buriya nimubwira akantu kashimishije suributse oya ntabwo naguseka ese naguseka oya sha mbwira noneho rero reka mubwire niba utari buseke Ego. ariko utambeshya yahuye n'umutipe mami ntabwo nzi ukuntu namukubwira ni mwiza ni urubuga tuje mami sinzi ukuntu nabikubwira ariko wumve ngo niwe musore wifuzaga mu buzima bwanjye mbega byiza ndazi se byagenze gute aha mami sinzi wumve ngo byandenze ningubwira ko byandenze ubyumve twahuye arambwira ngo dukundane ariko rero ntabwo nyine nahise musubiza ngo mbwire ngo yego dukundane nahise mubwira nyine ngo nje kubitekerezaho ariko wumve ngo n'ubundi ni nkaho namwemereye dore ibyo bintu biranshimishije nguki wawe ariko warugeze n'igihe rero warigeze n'igihe cyo kuba wabona umukunzi mbega umukobwa wanjye gift Mami reka nizere ko kubw'icyamunejeje habaye iki umva uretse nzakubona nawe rero amashusho aba yakwishe ubugura gutuma nabivuganyeho n'ababitwenge ndashaka inkweto zo kamambiri kuzisize mukamushe dani no uba ugomba naguha ibyo gukora nimba babonye yavuga ko afite umutima umutereta genda gakeya nawe n'umutima wese urabona ntabwo uri umutima umwunda cyangwa se ufite mushiki wawe mwiza ahubwo ugomba kuzambwira nawe ubundi ubwo we nyine nanjye nakakubwa cyangwa kujya kubeshya mama yava plot imico mibi uzi ahantu yaraye nijoro uzi ko yatashye mu birangiye oya banza ubwira ukabambira izindi ngendo yumvise ko ibyo none aragiye nuko narakubwiye wowe uzamva ngwino nkubwire none kaka mami stay there ewe cyumusigire mami stay there Ah, sister. Oh, music. Oh. akazi kagenze neza Shaka kagenze neza. Sha mana we. Sha ni sawa. None se bare bayiti ne baguhamagaye ndakeka nari twavuganye. twavuganye ariko twavuganye nandi kujya muri banke ndabwira n'abaretse arindiriye niyo mpamvu cyajya wamwandikiye kuri WhatsApp ntabwo tubishe nari mpuze cyane nari navuganye na manager n'uriya mu IT kugira ngo aturebere niba bari abakire twakorana inama online kuko numvaga shaka ko dutegura inama muri iki cyumweru kuko ndashaka gukora inama yari iriya soko n'abahirwe nicyo nagira ngo adufashe gusa ririya soko ryanyu ukuntu naribonye mufite imbaraga mufite abakozi bazi gukora byanangana uziko yanamvugishije kuri telefone avese uyu muntu numvaga mbese nari nikanze ari babashoramari mugiye gufatanya ndakeka ko baba IT wa mu IT na manager bakuvugishije kuko nari nababwiye ngo baguhamagare muvugane kubijyanye na biriya birombe ndashaka ko dukoreshe inama online ndagira ngo rero ya mu IT akomeza bidufashemo kugira ngo inama yacu itazaza mu kirogoye ako kantu ndumva ari keza bamvugishije ako ntabwo navuganye nawe cyane ndimo ninjira muri banki nagerageje gukora message yo kuri WhatsApp ko maze kuvugana nawe ako numvise bari kuru cyane oya ntacyo tugomba gufashanya ubuzima se ko ariko ndakwizeye nta kibazo reka tugende ujye kuruhuka nanjye nduhuke sawa mbikira utwo dufire ndaje nzijyane ndaje gushaka ibyo kurya ariko boss ubundi wanzanya ariko icyatumye mpuzana bandangiye kuri umwe mu batekinisiye bashoboye abase ni bande none basigaye ubwo rero
niyo mpamvu naje kubagurira ngo tuganire. Nashakaga kuguha akazi ko kumbera umutekinisiye, niyo mpamvu naje hano kugiye kubagurira kamwe kuko bambwiye kujya ukunda kugenda muri izi nce, niyo mpamvu nagutumije hano wisanzuye. Wese wenyine bari kumwe wanjye turakorana ku kazi. Umwe mu batekinisiye nawe ufite nuko nawe nshaka kukongeraho. so yo mubazo no gura agacupa kamwe wabona amafaranga bamwe kigori kiguzi icupa ariko nayo nagiye umva sha. Yes boss. Genda urebe ba basore banjye bose. Yego boss. Mukurikira iriya mbwa. Muyihikiko n'ubutata azongera kunsuzugura. Yego. Urumva? Yego boss, ngiye kubikora. Umukomeye. hambi ubundi ntiyaragiye kunyica. Uyu mutwaro wa nyuma nose ubundi byagenze gute? I don't remember. Did you get my wallet? My phone? Simana mujya mu bundi twapfaga izi manzo. Abakiri kuri abamera. None se nta n'ikintu na kimwe wibuka? Yansanze ahantu niguriye icupa aramwe dusangire. Nabonaga ari umubosi w'imere fresh nari kandi urumbuza kunywa byera ariko se wayire kugakora iki? Se nta n'ikintu na kimwe wibuka? Narabikubwiye byeri zawe za buri mugoroba. Urabona icyo zigukoreye? Ariko umuntu wabigukoreye nimumenye. Bro, subizi ko twemerana. Umuntu wabigukoreye nimumenye. Ariko ntubibwire mami mwana mwihorere. Ese mama urabona yabiyoberwa n'ibyo bikomere? Hambirwa ajya mu cyo twapfaga mwana. Dani, wabaye iki? Mana Nyagasani imfura yanjye. Dani ni iki? Byagenze bite? Ibintu byabaye byari Angel. Byabaye nimugoroba nanjye nibwo bamama. Mumbwire byagenze gute? Jyewe umuntu ushobora gukubita umuhungu wanjye gutya abakoze mu jisho ryanjye mbwira. Genda mushakisha. Mwiriweho neza mwese. Inama natumije ya staff no kugira ngo twige ku ngamba zibiri imbere turi kureba hano bidutegereje. Muranyumva neza? Rero hari ibintu tumaze iminsi ntekereza ko tugomba kuganira kugira ngo mumbwire uko company imeze, ibitagenda neza tubinoze neza. Ariko mbere na mbere manager hari ibyo ndi bukubaze, secretary nawe hari ibyo ndi bukubaze, nawe mwayiti. Kuko IT hano ni igiye kugikora cyane kurusha ibindi byose. Kuko turi mu gihugu cy'iterambere cyihuta. Urabyumva neza? Nagira ngo rero nkubaze wowe ibyo nari nagushinze bimeze gute bijyanye na IT, mbwira bigeze. Ibintu byose wambwiye nabishyize kuri gahunda uko twabipanze. Inama bizaba bimeze neza nta kibazo. Nta kibazo kirimo ibijyanye no guhuza abantu dukoresha uburyo bwa online. Yego. Byarakemutse nta kibazo. Okay. Hanyuma secretary bimeze gute? Bimeze neza. Ndabona nta kibazo muri iyi minsi. Gahunda zose ziratunganyije. Gahunda zose ziratunganyije zose bose. Okay. Manager urabona bimeze gute? Hanyuma inama zimeze gute? Wagiye utegura amasoko ageze hehe? Uri gushaka amasoko gute? Bimeze gute? Uri gukorana gute na bari abantu badushakira amasoko? Ya urakoze boss, ya gahunda yari wambaye yo gukurikirana ibintu byerekeye amasoko. Hari amasoko tumaze kubona mu Burayi aho tuzajya dutwara yamabuye y'agaciro. Hari n'indi soko twabonye muri Amerika. Hari n'indi turimo dutereta mu Buholandi ngo turebe ko nabyo twaribona. Kandi dufite icyizere mahirwe ni 100% yuko dushobora kuribona. Ndumva bimuri mu murongo neza. Ibyo boss. Ibyo ni ukuri. Ibyo uvuze ni byiza, ndabishimye. Kandi muri gukora neza. Mwese muri ndashyikirwa niyo mpamvu nabatoranyije. Hari inama tugiye gutegura vuba n'abashoramari
tujye gukorera online ndabasabye mugende muyitegure neza manager ubyiteho. Yego boss. Nawe mwite gerageza ntazagire ikosa rivamo. nta kibazo boss. Secretary ibyo ushinzwe ubikore neza. Hanyuma ibyo nari nabatumirijeho byari ibyo ngibyo, nira nama iri imbere gatoya iyo ngiyo mugende muyitegure neza, bari abashyitsi tuzabakire neza. Ntabwo mbashaka ikosa mu kazi kanjye. Ikosa mu kazi kanjye ni ikibazo gikomeye. Murabyumva? Turabyumva boss. Okay. Abandi mwagenda nta kibazo, secretary agasigara agiye by'umuntu. Nakoze boss. Sawa. Secretary cyari bimeze neza, kutavuga cyane bageze ubwoba. Buriya rero umwe mu bakozi nizera, ubona abakozi banjye bakora neza. Reka buriya umwe mu bakobwa nizera, kandi buriya ndumva ashaka no kuzagusohokana kesi. Ndumva ashaka kuzagusohokana nka secretary wanjye, ukaba na kesiyeri wanjye. Reka niyo mpamvu buriya gushinga imitungo yanjye yose. gusa ibyo waganirije byose nabyumvishe, ariko ntabwo abasha kubisobanukirwa neza ukuntu ushaka kumusohokana. Gusa ariko mwasohokanye nabwo wenda hari ikintu waba ushaka kunganirira simbizi kirenze uko twakiganirira aho turi. Erega buriya nta handi hantu nshaka kukujyana ahandi usibye ko nshaka ko tuzasohokera kuri hoteli imwe nkagutembereza tugasangira. Erega buriya bashaka ko dutemberana, sibyo? Umwe mu bakobwa nkunda cyane. Erega buriya iyo usetse inseko yawe iranyije. Sawa, genda ubitekerezaho tuzavugana. Okay. Ariko se ibintu ubu ngubu kuko mvuze nibyo cyangwa gutereta umukozi muri kampani usajya akabikira abandi bakozi byagenda gute? Nabonye umusheri ariko ntangiye gutera ibintu ni ikibazo, ariko ntacyo ibintu nta kibazo, reka nikomereze zaba mbyigaho. Hey sweetie, this is too much. Sijeri di bazazi pa, ngazo umuntu arukuye. Bana anali akomtivo. Hey sister, where are you dear? Hey bro. Aja. Mani gahunda ya unisanga kuri muraninza wangu. Ahubwo si uko mbona uri ku mabyani noneho ubu ngubu hari icyo turi Ageze. tugeze. Bazajya bagusomera iryo utane baranisomera. Ugomba kumenya ko wagira itandukaniro n'abandi nese buro. By the way, you are very smart. Tujye kureba ibintu man. Tugenda ariko ntabwo tugenda urimo kunywa ibintu. That's my girlfriend ntabwo namuzi. No. Tuyisige hariya urayinywa tugarutse. Ndeba neza si. What told you that you're smart, okay? Fuck you. Can you? Okay, let's go. Bikuye cyo mutwe none akomeze gutya man, ikabutura nta kibazo. Nabi bikugenda. Umeze neza? Wow.